guys, umeze mutereze komeze neza. Uyu munsi turashaka ko muva amafaranga kuri Kia Sorento. Kia Sorento ya 2010 nayisoye muri iri joro ryo kuwa gatanu umunsi turi kuwa gatandatu. Iyi modoka ni wisoko hano Dubai Port. Ni mutambuka mbereke. Iyi modoka ni full option. Ifite amatara kuri televiseri. Nawe imeze gutya. Imodoka nta giroga pe. Kuva yaza ntago uragera mu kinamba nyongeshe. Ni imodoka yujuje byose. Mbonye ibyangombwa none aha. Karte jori na yingiyi mbonye controle zarangiye tariki 25 z'ukwa karindwi umwaka utaha. Iyi myotsi 25 z'ukwa karindwi murabona ko byose ezo 25 nzibonye uyu munsi hano. Icyo chakwera condition zayo katujye muri moteri kaduhere muri moteri murebe. Abantu bazi Kia Sorento ibyo bacekinga ureba ko hariya kuri turbo ko nta ntwame na mavuta tugakuraho iyi kava ya moteri yayo kunisa. Ni modoka yije condition ku modoka ya Kia Sorento ku muntu wakena Kia Sorento. Reka mbereke gucari iyi modoka mu makondisi ifite sunroof mwayibonye iri hari kandi irakora neza. Iyi screen reka nambuke mbere ku screen byayo. Ndashaka kwereka radio kwa nomenyere ma Kia Sorento akaradiyo kuruka kameze gafite izi option yuko wakoresha FM. Ikindi igira Bluetooth yayo imeze nka Android neza. Ya Bluetooth yayo ikindi CD kuyishiramo upressinga hano radio slidinga CD wayishyiramo hano cyangwa se ugashyiramo ikijigo ya socket ya memory card wayishyiramo hano. Hariya uretse hariya ushobora no kuba connecta flash hano. Ifite buri kimwe ku muziki wakenera hose. Iyi modoka ndashaka kumpa amafaranga nabo nibo bahende. Air conditioner system irakora neza cyane. Imodoka irakonja ibintu byose meze neza. Reka mbereke inyuma muri boot naho mureko ko nimeze. Imodoka muri boot irimo tapi. Imodoka iri clean. Nkeneye umukiriya wihuse uza tukavugana igiciro imodoka nkayimbuka. Imusenyi bahe abari bahende. Basi abari bahende. Iyi modoka iri clean ahantu hose. Kere mukuriza kuza kaba amafaranga. Murakoze cyane. Iyi modoka ifite anytime mwampamagara aho nabari hose tukavugana tukabona. Murakoze.